nguhaye ikaze ukurikiye ikinyamakuru MPR, ikinyamakuru kikugezaho amakuru ari update, ikinyamakuru kikugezaho amakuru mashya, ikinyamakuru kikugezaho inkuru zigiye zitandukanye, ikinyamakuru mukunda muri benshi cyane. Muri aka kanya rero ndagusoje wowe ukurikiye iki kinyamakuru aho uherereye hose, Nyagasani akomeze kuguhaza ibyiza, akomeze kuguha umugisha mu byo ukora byose, akomeze kubana n'abaye bose, akomeze kukurindana n'ibyawe byose. Muri aka kanya rero murabizi ko kuri iyi tariki ya 15 z'uku kwezi kwa munani, ni umunsi 2026, ni umunsi uri kuberaho ubukwe bw'umunyamakuru Murindahabi Irene uzwi nka MI Impa cyangwa se MI cyangwa se M Irene. Ni ubukwe bwiza cyane rero bwavugishije abantu benshi. Ni ubukwe abantu bateze iminsi cyane, ariko ni ubukwe bwiza cyane. Ndakubwiye ngo ni ubukwe bwiza cyane, twebwe turiyo ubukwe bumeze neza cyane. Iminsi yashize Murindahabi Irene na Inkindi Aisha nibwo basohoye filime yitwa Isereri. Ni filime yaranzwe n'amapizode atari menshi cyane, ni na filime yabaye isubitswe ku bw'impamvu runaka ziturutse ku ruhande rwa Irene, dore ko yanacaga kuri chaine ya MI Shopper. Ni filime yari nziza cyane, ni filime iteganyijwe ko ishobora gukomeza bidatinze hagasohoka season ya 2. Ni filime nziza cyane abanyarwanda bakunze cyane, bashimira Irene ko entertainment yo mu Rwanda cyangwa se uruganda rwo mu Rwanda rurimo rukura neza cyane. Muranyihanganira, ariko ubu bukwe, tugaruke ku bukwe bwa Irene. Ni ubukwe bwitabiriwe, impamvu nayo mvuze iyo filime ruguru, ni ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Ni ubukwe burimo abakinnyi bose bakinanye muri iyo filime, yakoresheje muri iyo filime yitwa Isereri. Ni ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare. Nkubwira ngo ibyamamare abakomeye mwumva ati ko ari ubukwe kabisa. Nanjye naburebye ndatungurwa cyane. Ni ubukwe bwitabiriwe, uyu muri kubona kuri kamera ni Sankara Premier. Ni ubukwe bwitabiriwe, urabona ko yaje yabyambariye neza cyane. Ni ubukwe mbese bwitabiriwe, urabona Anita Pendo. Ni ubukwe bwitabiriwe n'abakinnyi ba filime batandukanye. Muramubona umukinnyi wa filime ukina kwa Kiramani, muramubona Alphonsine, muramubona imbere cyane, murabona babasuhuza cyane. Ni ubukwe bwitabiriwe n'abantu bakomeye cyane. Ikindi ni ubukwe bwitabiriwe n'abaminisitiri. Ikindi murabona ko ni ubukwe bwitabiriwe na Kiramani na timu ye nini. Turajya tubamenyesha, ndajya mba update uko birajya bigenda biba bimeze. Ikindi mu bantu bambariye Irene Murindahabi tuzi nka MI Irene, yambariwe abantu baje bamuherekeje, harimo Kiroki Kimama uzwi mu gusobanura filime, ukunzwe cyane mu Rwanda no hanze y'u Rwanda mu gusobanura filime zigezweho. Anakunzwe n'abantu batari bake, akunzwe n'abantu benshi. Ikindi ni ubukwe naho yaherekejwe mu basore, yaherekejwe n'uwitwa Kimenyi Tito, mu TikToker ukomeye hano mu Rwanda, uri mu bakomeye hano mu Rwanda. Ikindi ni mu bantu bamuherekeje harimo uwitwa Philipita ukora kuri The Choice Live. Muramuzi cyane, ni umunyamakuru wakorana na Irene, wakoze kuri The Choice. Ikindi ni mu basore bamuherekeje harimo na Chris Easy uzwi cyane mu bakunzwe cyane
muziki nyarwanda murabibona. Ikindi ni ubukwe bwitabiriwe na abaminisita, hari abaminisita bitabiriye ubu bukwe bwa Irene, ukumva rero ko ari ubukwe bwiza bwateguwe neza, ubukwe nyine ukabona ko ari ubukwe. Ikindi ndakwibutsa ko ndakwibutsa ko Ikete na Cynthia bafite indirimbo yitwa Nyuzura iri hafi gusohoka, mbashishikariza kubashyigikira. Dukomeza ku by'ubukwe, ni ubukwe burimo uwitwa Rugaju Logan, ni ubukwe kabisa bwitabiriwe n'ibyamamare. Nshuti yanjye wowe utahabonetse humura turahakubereye. Ni ubukwe niyo mvuga ubukwe wumva ubukwe kabisa. Ndagenda mbereka amavideo n'amafoto, mwebwe mupfa gukanda subscribe mugasharinga video ikagera ku bantu benshi, ubundi nkajya mbahereza update akantu ku kandi uko ibintu bihagaze muri aka kanya. Ikindi ubu bukwe harimo uwitwa Kadafi Merci, ushinzwe cyangwa se nyiri Genzi Comedy Show, nawe uri mu bamaze kubaka izina. Harimo uwitwa General Rumaga, hakazamo uwitwa sorry nari ngiyeyo gato, ariko ni ukugira ngo ubukwe butancika. So rero kanda subscribe, mwebwe ndajya mbereka buri kantu ku kandi. Ubu bukwe mugomba kubukurikirana 5/5. Ikindi mbibutsa ko ubu bukwe buri kubera hano i Kigali muri Arena. So rero ukeneye kubureba buri kuri YouTube ya Irene Murindahabi Empire Empire, buri streamed, wagenda ugastreaminga ukabureba ugakurikira 5 ku kandi. Ariko ku bantu muba mwihuta mutarareba video zose z'ubukwe paka burangiye, muraguma hano turajya tubamenyesha cyane. Ikindi ubukwe ni umugisha. Ukuntu ibintu bimeze hano ndajya mbereka akantu ku kandi, ubwo ni ukumva ndi no mu bukwe mbabwira ati abantu banjye bagomba gukurikira ubukwe ku kinyamakuru cyanjye bakunda, MPA World. Ni ikinyamakuru kizajya kibagezaho ibintu bigiye bitandukanye. So rero niba utarakanda subscribe waracika, kanda subscribe ubundi dukomeze cyane imbere cyane. Ikindi ubu bukwe urabona ko imyambaro baje bambaye bidasanzwe, mu buryo tutari dusanzwe tumenyereye. Urabona hari ukuntu mu gusaba no gukwa cyangwa se na reception abantu baba bambaye, ariko uburyo Irene yambaye murabona ko ari uburyo budasanzwe, ubwo bivuze ngo icyo tugiye gukora ni ugutegereza n'umukunzi we akaza tukareba uburyo yambaye. Ariko murabona ko Irene yambaye neza, nimvuga ko yambaye neza mwumve ko yambaye neza cyane.